hanyuma nibwo natangiye kunywa ibiyobyabwenge ndi umwana w'imyaka 12 ntangira kunywa urumogi ntangira kunywa inzoga ari muri uko kunywa urumogi no kunywa inzoga najyaga ngendana n'abakobwa babandi nyine bibirara indaya. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe ndagarutse ndi Clement Bagemahe mumeze mute muhe aho muherereye hose kongeye kwishimira kubana namwe nkuko bisanzwe. Imbere yanyu n'imbere yacu dufite umutumirwa aje kutwibwira tugarike ku ubuhamya afite buteye amatsiko witegure kuza kubwakira. Turakwakirwaho neza. Muraho. Amakuru. Ndashima Yesu. Uvuga cyane ariko. Muraho neza. Muraho. Amakuru. Ndashima Yesu. Witwa nde? Turakwakiriye amazina yanyu nayahe? Nitwa Kamikazi Belize. Ndi umugore afite abana batatu Yesu yagiriye ubuntu. N'umutware. N'umutware. Urakoze cyane. Belize turakwakiriye kuri wowe. Ubuhamya bwawe hari twagiye twumva ko ufite ubuhamya budasanzwe. Niki cyaba cyarakuba mu buzima bwawe ku buryo hari icyo cyafasha n'abandi badukurikiye muri aka kanya? Ikintu cyambayeho mu buzima bwanjye, nakuze ndi umwana w'umukobwa wa gatatu mu rugo, hanyuma nkurira mu muryango wari ufite ubutunzi ariko sinigeze nishima. Hanyuma mu buzima bwanjye nari nkeneye Yesu kugira ngo nduhure. Twari dufite ubutunzi, twari dufite imibereho myiza ariko hakabura ibyishimo mu rugo. Hanyuma maze gukura ngeze mu myaka nka 12 ntangira kwinjira mu bintu byo kunywa ibiyobyabwenge kugira ngo umutima wanjye numve ko nashaka amahoro yo mu mutima wanjye wongere wishime. Hanyuma nibwo natangiye kunywa ibiyobyabwenge ndi umwana w'imyaka 12 ntangira kunywa urumogi ntangira kunywa inzoga ari muri uko kunywa urumogi no kunywa inzoga najyaga ngendana n'abakobwa babandi nyine bibirara indaya. Urumva ko nta handi hantu wakura ibyo biyobyabwenge uretse kuba mu ndaya no mu birara. Imana ishemwe. Ndashima Yesu watumenye kera tukiri insoro mu nda z'aba mama, hanyuma akadushyira kuba abahanuzi bahanurira amahanga. Hanyuma icyo gihe natangiye kunanirana ariko igihe kiragera Yesu aramfata. Ndashima Imana kuko ndi umukozi w'Imana. Urakoze cyane. Turakoze mudukurikiye mwamwumvise amazina ngo ni Kamikazi Belize. Belize ni umudamu ufite abana batatu n'umutware. Mu buzima bwe ntacyo ari babuze ariko atangira kubigira ibintu by'uburara. Kuri ubu ngubu arashima Imana ariko hagati aho ngaho ibiyobyabwenge wabitewe n'iki? Uti nagendanye n'ibirara. Ibirara ati babandi bitwa ngo indaya. Ariko adukurikiye bakeneye kumenya kuko ureba ukuntu uri mwiza uri smart, ukuntu wakoze uburaya sibyo byari bimeze gute, wabikoraga gute? Reka nigarukira ngaho kuko jya numva n'ababwiriza benshi babwiriza cyane ku kintu cyitwa ubusambanyi, uburaya, ukumva nyine basane kucyamamaza. Uwo byakugendekeye kwite kuri iyo subject, kuri iyo sujet ijyanye nuko warakoze uburaya, wabukoraga gute? Ikintu cyatumye ninjira mu kintu cyo kunywa ibiyobyabwenge, nakuriye mu muryango udatanga amahoro. Papa wacu ntago yaduhaga amahoro, ntago twari twishimye, twahoraga dufite umubabaro kuko papa ntiyajyaga aganira n'abana be. Hanyuma dukurana ibikomere, buri wese akajya yishakira inzira ye kugira ngo yibonere amahoro ya hehe yo mu mutima. Hanyuma bukeye kabiri naje kugira abajyanama babi, nibo abantu banyoboye mu bintu byo kunywa ibiyobyabwenge, kunywa izo nzoga, ariko uburaya bwo sinabukoze. Nzababwira uburyo nagiye mbicamo ariko uburaya bwo ntabwo nigeze mbukora. Hanyuma ibiyobyabwenge byo narabinyweye na cyane bingira chronique, inzoga, urumogi. Ariko noneho nafungiwe mu magereza menshi atandukanye sinabireka, ariko Yesu niwe wenyine wamfashe ku myaka 15 hanyuma birangira mbaye umukozi w'Imana. Kugenda tuganira kugira ngo abantu bazumve aho Imana yakuvanye. Hari benshi bagiye baca muri ibyo biyobyabwenge byinshi wagiye uvuga, ndetse n'uko nizo ngeso zo kujyana n'indaya cyangwa n'uburaya, hanyuma ukavuga ati byo ubwo ntiwabukoze. Ariko niho reka twumve se wagena n'indaya gute, uwo ntuze gusambana ntabwo byumvikana ni gute? Kuko tugira ngo abandi bakibirimo bamenye ko hari igihe umuntu ajya bivamo akaba smart nk'uko tukubona. Imana ishemwe. Byagenze gute? Mushaje ubwo ko ubwo burayo utigeze usambana cyangwa ujyana n'indaya utigeze usambana?
ikintu cyatumye ntaba indaya ubuzima bwanjye nakundaga icyubahiro na n'ubu nkunda icyubahiro iyo umuntu antesheje icyubahiro mba numva mbangamiye cyane kandi naca mu bintu byose ariko ntunteshe icyubahiro cyanjye nakundaga icyubahiro ari nacyo cyatumye numva nshaka kwirinda icyatumye nca mu buraya mu bantu benshi b'indaya mu bajyanama b'indaya njye simba indaya nuko nakundaga kwiyubaha cyane numvaga ikintu cyatuma nteshwa agaciro nkajya numva ngo uyu musore runaka yarandebye ngo nuriya yarandebye ibyo bintu numvaga bimbangamiye cyane ngo iki kintu cyatumye ntaba indaya ariko nkakoresha ibiyobyabwenge mu rwego rwo kugira ngo njye mbone amahoro ya hehe yo mu mutima. Abahungu babateretaga ntabo wemereraga ntabo bigeze upangana nabo ngo mugere kuri icyo kintu cyo gukora imibonano? Natereswe n'abahungu batagira umubare cyane ko nakuze banambwira ngo ndi mwiza nkazajya mbona ndi mwiza koko ariko nkaba numvaga muri jyewe numva nshaka kuzakora ubukwe bw'iyi ntego nari mfite intego yo gukora ubukwe nicyo kintu numvaga kiri muri jyewe. Hanyuma rero abahungu baranterese cyane ari nacyo cyatumye mfungirwa mu maburigade atandukanye waranteretaga nkagukubita nuko nari inteye numvaga nta kindi kintu cyantabara ari ukugukubita nakubise abantu benshi nabakuye amenyo zari imbaraga iyo namaraga kunywa urumogi nagiraga imbaraga zirimo abadayimoni utanamenya ahantu ziturutse niyo waba uri umugabo ureshya gute n'iki giti naragukubitaga nkumva kandi ntarakuvusha amaraso numvaga ntari bukure kure. N'ubu turwanye wankubita? Oya ubu ngubu Yesu yaramfashe. Dufate Yesu ahise kuvaga kanya. Yesu yaramfashe ikintu cyampeshaga kurwana n'iryo tabi nabaga nanyweye. Sote bakoze budukurikiye uyu twakiriye ni Belize siko butubiye. Belize turamwakiriye mu biyobyabwenge mu buraya ati rwose mu kujyana indaya ati we ntigeze akora uburaya ati kubera gukunda icyubahiro tubwire ni ryari noneho ngiye kwigarukira kuri ikintu nuvuga ngo mu buzima bw'ubwo buzima bwose bwa gikobwa uri muri ubwo buzima ntigeze uhura n'umuhungu? Ntago nigeze mpura n'umuhungu kugera ku myaka 15. Yego kugera ku myaka 15. Ngaho adukurikiye naguhaga amabyanze bikunze. Wahuye n'umuhungu ari ukoze ubukwe cyangwa wahuye n'umuhungu tumara amatsiko rwose kuko ntabwo byumvikana uko umuntu yahise muri izo nzira? Nababwiye ko Yesu yamfashe ku myaka 15 ku bari bakurikiye ikiganiro ngira ngo mwabyumvise. Yesu yamfashe ku myaka 15 ati yakoresheje iki? Hari abantu benshi bajya bavuga ngo kwishingira ngo ni icyaha bakavuga ngo ni ukwishingura ariko Yesu ajya bicamo agatabara umuntu agambiriye gutabara. Imana ishemwe. Ngewe uburyo byangendekeye ku myaka 14 nari ndi mu muhanda gutya ndi kugenda mpura n'umukecuru wuzuye umwuka wera. Hari hakiriho abantu bacyuzuye umwuka wera kandi n'ubu baracyariho nubwo abantu babihakana ngo abantu ngo baravangiwe abandi ngo hari abatekamutwe ariko kuva kera bahozeho na n'ubu kandi bariho hari abatekamutwe ari nabuzuye umwuka wera. Nawe n'umukecuru mu nzira arambwira ati mva mwana w'umukobwa nubwo nanywagira iryo tabi nkanakunda icyubahiro najyaga ngenda nambaye ubusa nari inzobe cyane. Hanyuma duhuriye mu nzira arambwira ati mwana w'umukobwa uri mwiza ndabona uri umukobwa mwiza ariko jya wambara neza nk'abakobwa. Ariko arambwira ngo ariko nubwo bimeze bityo mbonye uzaba umukozi w'Imana mbonye uzakorera Imana. Arambwira ngo ku myaka yawe 15 mbonye uzashaka umugabo akakubera icyambu cyo kugira ngo uzabona agakiza. Hanyuma urumva ko icyo gihe nari mfite imyaka 14. Hanyuma nyuma yaho haciyeho umwaka nakundaga umuziki cyane nicyo kintu cyanampamagaye mu gakiza. Kuri ADPR mu Gacinjiro ku Gisozi hari habereye igiterane. ADPR muziko bajya bagira igiterane kikamara iminsi 3 kikamara icyumweru cyari kimaze iminsi kiri bumara iminsi 3. Nje nakundaga umuziki cyane nakijijwe kubera umuziki. Hanyuma ninjiye aho ngaho mu rusengero ngiye kubyinaho no guhimbaza nkuko abandi babigenza ariko ntagambiriye gukizwa. Ngeze yo nsanga hari umuvuga butumwa wuzuye umwuka wera araza aranterura nk'agahinja amfata mu maboko arambwira ngo umva mwana wanjye nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Ntago nari nzi ukuntu Imana ivuga ahita ambwira ngo Imana irambwiye ngo yakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya mama wawe ngo kandi yagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Arambwira ngo kandi
ubu reba ibihugu uzabigenda uzavuga ubutumwa mu gihugu cy'u Rwanda uzamamara. Aranambwira ngo uzaba umushumba ushumba amatorero agera muri 6 niko yampanuriye. Arambwira ngo kandi uzaba umukozi w'Imana ukomeye cyane. Arambwira ngo naho abandi bazagoye ntuzagwa. Arambwira ngo kandi ikindi irambwiye ngo uhereye uyu munsi iragufasha ntago izakurekura. Aranambwira ngo icyongeye wajya gubonera amahoro mu biyobyabwenge. Uhereye uyu munsi ugiye kuba nk'umuntu bizinutswe utazongera kugira gute kubinywa ukundi. Arambwira ngo kandi byihuse muri iki cyumweru ugiye gushaka umugabo bitunguranye. Ati nubwo mbona utagikunda abagabo ari kugiye gushaka kugira ngo bibe icyambu cyo kugira ngo ube umukozi w'iki w'Imana. Aho niho nemereye ko Imana ivuga, nabyemeye kubera ko yasubiye muri bya bindi wa mukecuru yavuze ku myaka 14 nibwo nahise mvuga nti birashoboka ko yaba ari Imana igize gute ivuze. Ntashe ngeze mu rugo rero, ageze mu rugo ntangira kumva hitabiri ririnukira, ntangira kumva inzoga zinukira, ntangira kumva ameze nk'umuntu usamye inda y'abantu basamye. Najyaga nganira n'ababyeyi bakavuga ngo hari ibintu zinukwa ukumva bizinutswe kandi wabikundaga. Niko rero nahise mera, hanyuma numva nanjye muri nje ntangiye ikintu cyo kumva nshaka gusenga. Nibwo nagiye gushaka abantu b'Imana batangira kunjyana mu rusengero. Niho nakubitanye ntangiye kumva nshaka Imana. Niho nahuye n'umugabo tubana ubu ngubu, hanyuma nzababwira urugendo rwo kugira ngo mbane nawe ubutaha. Arakoze cyane. Ni ukuvuga ngo kuva umaze kubwirwa gutyo uhuye n'umugabo, ubwo nirashatse ngo dutindaho, ariko biragaragara ko wabigenzemo ariko udakoze ibintu by'uburaya nyine by'ubusambanyi. Yego. Ubwo ibindi urabiduhishije uzatubwira ukuntu byagenze. Nzabibabwira. Kugeza uyu munsi rero abantu bari hariya urababwira iki ko bariyo bumva bidegembya cyangwa se bafite amahoro, kandi uravuga ko nta mahoro ufiteyo, bo bababwira iki abantu bari muri biriya bintu? Uko biri kose nabanye n'abantu benshi barushye, niba kubwira ngo bafite amahoro mu byaha, nta mahoro ari mu byaha. Buri wese wanakubwira ngo niba waragize amahirwe ugakizwa, ako gakiza ugakomeze. Mbwira n'abantu bari mu gakiza ngo ihangane nubwo inzira ari y'amahwa, iyi nzira ni y'inzitane ariko izatugeza ku by'amahoro. Imana ishemwe. Nagira ngo nkutangarize ngo abari inyuma bafite amarira menshi, nubwo twari turi ariho twagiye gushakira amahoro, ariko nta mahoro ari mu byaha. Nagira ngo nkubwire ngo buri muntu wese ukubwira ngo afite amahoro mu byaha bari ukorosaho, nta mahoro ari mu byaha. Abo mwari kumwe muri ibyo bintu byose bo bari he? Abo twari kumwe n'abo twabanye hamaze gukizwa abantu 7 mu bantu twabanye. Abandi 6 barapfuye, abandi 2 bagiye hanze, ntago nzi amakuru yabo, ariko 7 bagize gute barakijijwe. Abandi 6 barapfa. Yego. Bishwe n'ikibo? Bishwe bajya bambwira ko bishwe na sida. Bishwe na sida niko nabyumvise, kandi nta kindi cyabikuruye no kubera ibyaha. Yego. Urakoze cyane. Belize twamwakiriye azatugira ubundi buhamya ubutaha, ariko yavuye anakomeye. Hanyuma waje gushumba amatorero 6, wabaye mushumba? Nabaye mushumba, wundi umushumba w'itorero rimwe. Ibindi ndabitegereje kuko Yesu yabivuze. Urarivuga cyangwa riracyari mu ibanga? Ndarivuga na Agape. Dukorera umurimo w'Imana hano ku Kamonyi hafi y'akarere. Niho dukorera umurimo. Ubatangiye kumushumba kwa kundi babiguhanuriye? Yego. Nibiye bibi byo kuba mu biyobyabwenge muri urwo rwego rw'urubyiruko rw'abakobwa, ibi birimo nibihe, ibyiza byo kubivamo nibihe? Icyambere ibiyobyabwenge byangiza ejo hawe hazaza, kuko nta muntu w'ibiyobyabwenge ugira ejo hazaza. Nta nubwo abatekereza ibyiringiro by'ejo hazaza, kuko niba ugiye gushakira amahoro hadashakirwa nta ejo hazaza uba ufite. Cya kabiri byangiza ubugingo, kandi ubugingo budafite Imana nta nubwo buzanayibona. Icya gatatu kandi n'umuryango urawuhombeje, kubera ko bari bakubyaye bagufitemo ibyiringiro ko uzabagirira umumaro, ariko none ubabereye igihombo. Rero nagiraga inama abo bantu bakiri mu biyobyabwenge, bakiri mu byango bahindukire. Yesu afite imbabazi. Yesu afite imbabazi, kandi igihe cyose agambiriye kugirira abantu neza. Belize, ibyo bintu byose mwabikoraga warutuye mu karere mu murenge? Nari ntuye ku Gisozi hano ku Kinamba neza, niho nari ntuye. Abantu benshi baranzi. Nararwanye kugeza ubwo nanditse amateka. Bigeze no kunjyana Indera ngo bampime ibisazi. Wafungiye ama brigade menshi? Yego. Ubwo hari muhe mwaka?
watangiye kujya mu biyobyabwenge mu mwaka wavuyemo mu mwaka? natangiye kujya mu biyobyabwenge mu mwaka wa 2023 hanyuma mvamo 2023 niho turi na 13 hanyuma mvamo 2007 Yesu nibwo yangiriye neza 2003 2007 yego imyaka 4 2007 uvamo baguhanuriye ko ugomba kuba umukozi w'Imana yego wabivuye mu kiri umukobwa waje gushaka ufite imyaka ingahe? nashatse mfite imyaka 15 yego iyo tegeko ryagushingiye ni iryahe? Ni iki gihugu? Ni mu gihugu cy'u Rwanda ariko noneho nababwiye ko nashatse nishingiye. Wabivuze? Yego. Washatse wishingiye? Nashatse nishingiye. Wahuye n'umuhungu? Ugenda gute? Hanyuma nahuye n'umuhungu bitangira arimo kungira inama z'uburyo nakwinjira mu rusengero ngasenga akambwira ati ariko nubwo nge naguye ariko ndabizi neza ko Imana igira neza. Hanyuma birangira ari we muntu numva wanduhuye umutima ndavuga ni ngayo nguko reka twibanire. Tumaze no kubana rero ahita yinjira mu nzu y'Imana arambwira ati nanjye ngiye gukizwa kugira ngo ngufashe urugendo rw'agakiza. Niwe muntu washatse undi mugabo? Oya nta wundi mugabo. Ni nawe muri kumwe? Uwo nguwo niwe turi kumwe, ni nawe twasezeranye, niwe tukibana, Imana ishema. Yego. Bari gusezerana maze kuzuza imyaka y'ubukure. Ngaho nguko twakire Belize afite byinshi by'ubuhamya. Ijambo urarivuga ukunda kubwiriza hehe? Ukunda kubwiriza hehe mu gitabo cya Bibiliya? Nduni hagati y'isezerano rya kera. Ukunda kubwiriza mu kihe gitabo? Mu kihe? Njyewe imiterere yanjye uko nteye nago kuko iki gitabo ni icyera kandi amagambo yose arimo nayera. Nago rero njya mbwiriza ahantu hamwe. Mbwiriza Bibiliya yose aho mwuka w'Imana mpaye niho mbwiriza. Yego. Utuye muri Zefaniya wamanuka wavuga? Nta kibazo. Muri Habakuki? Bose nta kibazo. Arakoze cyane Belize twamwakiriye afite ubuhamya ubwo urugendo rwabyo arabivunaguye ubutaha tuzamubwira kuko ntago twaguhagurukije ngo twereke ukuntu wajyaga ugangika cyangwa nuko ariko buriya ntago ari nkamwe bahitaga abamarine icyo gihe. Ntago ari marine? Oya ntago nagangitse naratahaga nkajya mu rugo nubwo byari bimeze gutyo ariko naratahaga. Ababyeyi baracyariho babonye warakijijwe? Babonye narakijijwe ndetse bashima Imana. Hanyuma byagiye bakugora? Byagiye wavuze ko byagiye bagora mugatatana kubera imibanire mibi. Abo muvuka nabo nuko bagiye babaho? Abo tuvukana bari bafite umutima wo kwihangana. Nubwo abantu bose bavukana ariko siko imitima yabo imera. Njyewe rero kwiyakira byari byaranze nkumva ko amahoro nayashakira hehe aho ngaho. Ariko bo bari bafite umutima wo kwihangana kandi baracyariho bose ndetse banafite n'ingo baguwe neza barubatse. Warangwaga n'iki se nizimvuga akunda gukoresha muri ubwo buryo bwawe bw'ibiyobyabwenge bw'uburara reka fate gutyo? Ni iki interime akunda gukoresha nizihe uruzwi icyo gihe imvugo? Njyewe terime nakundaga gukoresha abantu benshi bananzingwa ku isi irabishye niyo terime nagiraga isi irabishye. Igihe cyose numvaga isi mbihiye nanakureba nawe nkumva urambihiye nangaga n'umuntu useka mu buzima bwe kuko numvaga ambangamiye. Isi irabishye numvaga itaryoshye kandi koko isi itarimo Yesu irabishye. None ubu uri kubona isi imeze ite? Isi iraryoshye kubera ko nagize amahirwe yo kubona Yesu. Ari umuririmbyi wavuze ngo Yesu aramfata akankomeza. Rero kuko yamfashe mba numva isi iryoshye cyane kuko Yesu turi kumwe. Nta byabagirwa ugasura mu mubiri ugakubita imigeri umugabo wawe? Oya ntago birabaho. Hari abakizwa gutyo baraciye mu ngeso nk'izo wavuze bikaga bigahora bibagarukaho. Yego. Wombwiye ko bitagarukaho ko nguhaye urugero rwo gukubita umugabo umugeri cyangwa kumushihura urabihakanye. Abandi bakizwa ariko izo ngeso zikabakunda kubagaragaraho zikabagarukaho kumva bigize amashegu cyangwa bigize abantu badasanzwe mu ngo bakananirana bikibakurikiranye kandi bitunga barakijijwe urababwira iki? Ikintu mbwira abo bantu nibemerere Yesu abafate kuko nta muntu ujya wishoboza
isi umubiri na satani biradukurura. N'umuntu ukiranuka ntazakubeshye ngo ndi gukiranuka ku bwanjye, ahubwo ni Yesu. Rero nibemerere Yesu abafate, ikindi bace bigufi bo gusaza imigeri. Iyo weretse Imana ko ibintu byose byishoboreye, irakureka ukabyikorera. Hanyuma iyo waciye bugufi ukamanika amaboko, Imana yo mu ijuru iraza ikagira gute, ikagufata. Yego. Iyo uhawe ubutumwa bujya kubwiriza abantu baremeze nkawe, hariho bameze nkawe b'abakobwa, ujya ubishobora ubabwira iki? Ndabishobora kubera ko ikintu cya mbere Yesu yamaye muri jewe, yamaye umutima wo guca bugufi ndetse no gutega amatwi. Icya mbere ntago nza kubwiriza nkanga umuntu, kuko iyo ugiye gukanga umuntu bituma ibyaha bya bigumamo, akanakwereka ko nta mbabazi ziri aho hantu, kuko n'ubundi uba umushaririye kandi n'isi yaramushaririye. Rero ugenda uteze ibiganza ukajya hasi ye kugira ngo abashe kugira gute, kugutega amatwi no kukumva. Hanyuma rero iyo ngiye kubwiriza abantu b'Imana njya hasi yabo kugira ngo bakunde babone agakiza. Yego. Urakoze cyane, tugeze ku musozo kugira ngo ikiganiro giye kizesha isengesho rikura urundi rubyiruko rw'abakobwa niwe n'abasore bari muri icyo kigali wabayemo, uzi neza buryo urabazi, nta n'uwagutekinika n'ibyo wakugira byose ubabona. Yego. Igihe cy'isengesho risaba Imana gukura abo bantu bari bameze nkawe aho hantu wari uri, nawe ukahava, ubu ukaba uri mu isi iryoshye, waravuye mu isi ibihe. Yego. Mana turagushimye kubera ko uri umunyembabazi kandi uri umukozi w'umuhanga. Ijisho ryawe rireba kure cyane kuruta aho umuntu yareba, kandi ubizi neza ko iyi si n'umubiri na satani bidukurura. Nicyo gituma uhora uteze ibiganza buri munsi kugira ngo ugirire abantu neza. Duciye bugufi cyane. Igitumye duca bugufi ni ukugira ngo tugire abatambyi muri uyu mwanya. Tunganya akanwa kacu kugira ngo kabashe kuvugira bene data, maze tukugireho umugisha aya masaha. Kimara kutweza no kudutunganya rero dusengeye abacu. Hari urubyiruko rurimo gupfa, hari abasubiye inyuma bigeze ibyiza byo mu nzu y'Imana, ariko satani abakuruza igitugu. Hari n'abandi batigeze bahagera. Abo bose tubashyize mu biganza byawe, babature, kuko Uwiteka niho usanga abantu bigaragura ukabakura mu isayo, warangiza ukabakuramo ukabahindura icyaremwe gishya. Nk'uko watunganyije Belize umukobwa wawe, ujye ujya imbere yawe ukavuga ngo ndakwishimiye, niko nkwinginze kugira ngo utunganye na bene data, ubazanisha amaboko yawe akomeye, kuko uwo wazanye nta kunanira. Ngagirira neza urubyiruko rw'u Rwanda, ugirira neza abo muri Afurika yose, ugirira neza n'abo mu bihugu byo hanze, bose bagirirwe neza nawe. Turagushimye kuri Imana yumvise gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane Belize, tubushimire cyane kuba yitabira ubutumire bwacu. Ubwo ntitugaruka nanone mu yindi season tugiye kwagura cyane ubuhamya, uzitabira ubutumire bwacu nanone. Murakoze cyane, nzitabira ubutumire. Urakoze, turagushimiye. Amen. Bigize kuri mwese yakoze kwitabira ubutumire bwacu, yavuye ahantu hakomeye, ubu ari ahantu heza, ni umushumba, ni umubyeyi, n'uwo musore babanye mu myaka ya 15. Umwana we mukuru afite imyaka ingahe? Afite imyaka 13. Ni umukobwa n'umuhungu? Ni umukobwa. Murajya kungana ngubu. Yego. Urakoze cyane. Tuzakugarura rero noneho tujye mu buhamya nyirizina nuko byakorwaga, nuko wabibonaga, kugira ngo noneho abantu bakomeze bumve ko buryo umuntu ashobora kuva mu bwiza akajya mu bundi, cyangwa ashobora kuva mu byaha akajya mu buzima bwiza. Ibihe byiza wakoze, namwe mukomeze mu rugerwa na gahunda zose tugenda tubagezaho. Cleba Bajyamahe ndetse na Belize twashimiye. Merci beaucoup cameraman, namwe mwese tubashimire cyane kuba mwakomeje kwa natwe. No tuzajya tubagezaho n'abandi n'ibindi byiza byinshi. Bye bye.